Alright, what big boys and young girls nizera kandi hose muri mumeze fresh byatsari. Twebwe turi hano mu KGL kati aho biri kubera ibintu byatsari. Tukaba twongeye twigarukira hano kuri ibi ya YouTube 50. Nizera ko mumeze neza. Big BIU. What up man? Wabaye iki se kandi? Brother. Yo. Wabaye iki mwana? Kenzi nge izina ry'Imana ngeze ku rwego nsigara nibaza ngo nacumuye iki ku Mana. Ese nahemutse bingana iki? Oh yeah. Utaza kongera kumbwira ko nanone hari ibara ryongeye kugwa. Ibara ryaguye none shobora kuba ari nk'umutuku. Hari irindi bara ryaguye koko? Kenzi reka mubwire ikintu kimwe. Ubu ni mu buzima nuko bajya bavuga ngo amara y'umugabo atemba ajya mu nda. Ariko bitari ukubeshya bitari ukwirarira maze kubona ko iyi si ya none yuzuye ubugome bwinshi. Yuzuye abanzi benshi nta muntu n'uyu numwe mu buzima. Ukigira urukundo n'uru na gato. Oh yes. Byagenze bite se mwana? Tuvugishije ukuri. Mu buzima busanzwe ninde muntu wari wakugenda kurwega shobora no kugira ku buriri uryamaho aho kugira ngo yishimire ko uryamye neza akaba yabutwika akabucanaho umuriro burundu. Ivyo ni ibiki? Bakunzi babiye tuvute. Ntabwo uyu munsi nje ku iki kiganiro, ntabwo nje kuri kamera, ntabwo nje kuri kamera mbishaka na gatoya, nta nubwo nje nabyishimiye habe namba. Ariko kugira ngo mbanza gutangira isomo ndagira nkubwire ngo bijyanze ko narakubwiye ngo abahinzi bagira inama n'inyoni z'igiyazo. Akagambane, urwangano, ubugizi bwa nabi biri mu mitima y'abantu ntacyo bizabafasha nta nicyo bizabagezaho. Ndeka nkubwire nongere mbisubiremo nanone, agati kateretswe n'Imana gahungabanywa n'imiyaga. Ngwiki ejo bundi hasohotse ikiganiro ntangaza ko nifitiye projet yanjye ngiye gukora ndayivuga, mvuga n'abakinyi bamwe na bamwe bazayikinamo. Wenda dufite umwe abandi. Are you serious man? Oh yeah. No, simbizi ikintu cyabyo. Simbizi kabisa. Ravi ko nasoje ibintu byo kukuvugaho mu kiganiro. Nkaba naremeye nkanategeka ikiganiro nkagikora nacyo nkagisuhora. Nzi neza ko ibintu byanye nawe birangiye. Nzi ko ibura bintu mbishyizeho umucyo. Ubu urumva bikiri ngombwa ko ukomeza kungendaho. Wandeze imitego mitindi Uwiteka aremera akora ibindi, ugusha imvura y'amahindu Uwiteka aranyugamisha. Uyu munsi wa none nari nzi ko icyo cyoso cyarangiye tugomba kongera gushwana, nashobora no kongera gukora kuyi kamera nkuvuga kuko naje gusanga kukuvuga wowe ari ugukomeza kukuzamura. Nakomeje kuvuga ibijyanye no kuba naravuye mu ntimba ya Lavi bituma ikomeza kurushaho kuzamuka, views zero warabuze ziraboneka. Ndangije nkomeza kukuvuga mu biganiro, itangazamakuru byose rikomeza kumvikanisha kwitwa Jojore wakoze filime yitwa Intimba ya Lavi. Bunanga no kujya gutanga ibiganiro kugira ngo nanga kujya gutanga ibiganiro mwitangazamakuru kugira ngo ibyo bintu bitarebwa n'abantu benshi. Iyi ni YouTube cyane itarebwa n'abantu barenze 4,400, 5,10, 20. Ariko n'ijana bazayireba. Ndagira nkubwira kino kintu rero. Ngewe nyuma yuko nari mfashe umwanzuro nzi ko ibiganiro byose byarangiye, ukoze ikosa rindi ryo kongera kunshotora. Ukimara kumenya ko ntangaje ko ngiye gukora filime, utangiye gushyira imico mibi mu bakinyi bose nagerageje ku approachinga abasitari bagomba gukina muri filime yanjye, uri kubabuza. Ariko reka nkubaze, ubundi uri kubabuza ubahemba, uri kubabuza ubagaburira, ariko utwo dufaranga twawe dukiye kucyumva ko twakomeza kumponyera no kunkandagira. Utwo dufaranga twawe dukiye kandi reka nkubwire ikintu kimwe utaramenya n'uyu munota, mbisubiremo n'uyu munota. Narakubwiye ngo gati katetswe n'Imana gahungabanywa n'imiyaga. Ese ntabwo ujya gucoteza ku munsi muzahora nabiya yorakize? Maniga uri kumbwira ngo projet ibaye ihagatse cyaje ejo ni twashutinze se? Jesus. Reka nkubwire ikintu kimwe namaze gutekereza. Umusa uwigiza agateba yorevu. Yego. Ngewe namaze kubona ko abantu b'isi bose nta rukundo. Kuko ngiye niba nteguye projet yanjye ngize gutya mfasha amafaranga nagiye ngurishije ibyanjye byose kugira ngo nkore projet kugira ngo ningaragaze n'ika abanyarwanda ko nanjye mu bijyanye n'imyandikire
ndi hejuru urimo umaze kubona ko icyo kintu nakoze ikosa nsobanura script yanjye nyisobanura umwe mu bakinnyi ari we wajya kwisobanura Ravi bituma atangira kungendera ku mpande maze kukwereka ko ngiye mfite uburyo ntegura script zanjye mfasha abakinnyi ngomba kwa approachinga nkabahemba ibi byose nari kubikora kugira ngo ngiye nta nubwo niteye ku mafaranga agomba kuva mu iyo filime nari niteye ku kintu cyo kugira ngo ngiyewe nereke abanyarwanda k'ibyo navuze nabishyira mu bikorwa ikindi ari ukugira mbereke k'ibijyanye n'imyandikire yanjye biri ku rwego hejuru ariko unyuze mu bakinnyi bose wamenye amakuru yabo bose nagiye mpamagara mbasaba ko bagomba kuza kunkinira tukavugana kujyanye n'umushahara urangije bose urababujije ese uzabona haya mavase kugira dukorane reka mbabwire rero wowe uzi neza ko namaze kugeza amafaranga yanjye wowe uzi ko nagwaye amafaranga yanjye maginga yanga yatwavuganye kugira ngo utazantenguha ngo amafaranga ya avance wanyatse ukaba uyu munsi wa none wamaze kumbwira ngo ngufite ngo amashuti menshi ngo urumva ngo uramusi mwatangiye kuzana ibintu byo kugira muhindagura iminsi byo guhindagura iminsi kandi ngiye nakwishyuye amafaranga ngiye twavuganye neza ko umunsi ugomba kuza kunshutingira wanyemeye ko ntabira kufite ariko George abashyizemo imyumvire muhinduye ibitekerezo bro ibintu ko birenze reka mbabwire ikintu kimwe mwese muzi ko mugiye ari akagambane mwankoreye ariko none uyu muntu utareka mbabwire sibyo nagurishije inka ngurisha ingurube ngurisha ihene kugira nshore muri filime ntazi neza ko ayo mafaranga izayagaruza sibyo ariko reka namwe mbanze mbibutse kino kintu mwakinye n'ibintu bidakinishwa ndagira ngo nkubwire ngo nta kange kajya kagenda ngo gahere kugira ngo byemere ko kadanahera Jojo wereka mbanze nkubwize ukuri filime y'intimba ya Lavi wowe mbikubwiye unabimenye none hanga ubikora ubizi nguhaye ameza aya 3 yose ujya 3 season ya kabese bwo rigitangira se nguhaye ameza 3 iyo filime ntabwo uzaba ukiyikora abaye menshi 3 ntabwo uzaba ugikora filime yitwa intimba ya Lavi kugira ubyemere n'uburyo wandakajemo amafaranga yanjye yose niriye ndimara sinaguze inkweto sinaguze ishati sinaguze ipantaro nyashoye mu bakinnyi urangije ubashyitemo imyumvire ko atagomba kuza kunkinira Jojo ariko reka nkwereke ikintu kimwe sibyo hari ibintu byinshi abantu bagiye batuza bakakuvuga bagaceceka narakubwiye ngo hari ibintu nanze kuvuga ibyo nanze kuvuga rero bro nibyo ngiye gutangira kuvuga kandi ngiye navuze ko ibintu mvuga byose nindamuka mbishyizeho umucyo nkavuga ati ndabirekuye nta mukinnyi muzongera kuvuga rumwe nta mukinnyi muzongera guhuza nta uzahamagara ngo kwitaba icyo nshatse kubwira ibyo no wowe wabikoze ngiye ntaratangira nanjye wabazibije ntarakora ibase ase mwatuvugisha ariko se reka ngiye ikintu nshaka kubaza bose barareba kino kiganiro barabizi ntabwo nabura kubavuga kandi niba ngombwa nabo nzabashyira kuri thumbnail y'ikiganiro aya mafaranga murumva ko mwayaheza nimba uzi ko useze muri project wampaye amafaranga ko nimba wora byanze nahamagara undi mukinyi nkamwishyura akaza amafaranga akayakorera ariko abantu batayengwa n'amafaranga aya mafaranga nabahaye ntago ari amafaranga wagura misambu wenda birashobora ko wenda yari amafaranga bashobora kuba bari kuzishyurira nk'umwana ishuri bari kuzagira gute na gute ariko ntabwo amafaranga mundiye ubwo muzi ko nyine munzibije neza mundyamishije sinzongera kuvuga umusa ntabwo yicano yari yo kunyuraho ibiganiro yari yo kunyuzaho filime nanditse nkoze ikosa filime ndayitangaje nkoze ikosa bamwe mu bakinnyi banye basobanura script kugira ngo bazaze muri filime mani Kenzi abastari bariyemera niyo mpamvu ngiye nababwira ati ngewe mu buzima ikintu cyonyine njya nicuza kuba nabaye umustar kuba nzwi kw'imihanda reka mbabwira ikintu kimwe abastari bariyemera aho uhamagara umukinnyi mwapproachinga wamubwira ati bro none se ko mfite aga projet nshaka ko dukoranamo wanyemerera ukaza tugakorana ngumva none se ngo gazanyura ngo kwihecano iyi ngiyi ni okay script yako se iteye gute kandi ubwo ari kukwiga mwarirwanye kuri seti azi ubuhanga bwawe turaziranye ni magirirane ariko kano kanya aratinyutse avuye kuri ibyo arenze kuri ibyo aranabajije script iteye gute ndayimusobanuriye kandi urabizi ko muri Uganda twese turi abanyeshyari kabisa urumva umuntu musobanura script yawe wayimwereka mu gitondo akajya kuidarapa akayicuruza handi imbere cyane pe ariko ngiye nkugiriye ikizere nguhaye script yanjye ndayikumvishije kugira ngo uzaze kunkinira kuko ibintu byose buzima tubamo ngiye nabwo ati ibintu byo gukorana n'ubwumvikane n'ukwinginga n'ugutetesha urumva ariko umuntu arifashe musobanura ibikorwa byanjye mu gihe gahunda mfite amaze nyuma y'ibyo byose agiye kugisha inama
umwanzi wanjye nta nubwo wenda ntago yari wewe ntago waruzi ko ari umwanzi wawe. Reka mbabwire rero muri kunsuzugura yuko nyine nkiri cheap nta mafaranga mfite, ariko se kuki umunsi nagafashe bizagenda bite? Wenda nta wamenya da, ariko nta buzi Imana ihora ihoze. Uyu munsi wa none dushobora kuba turi kuri kamera, nta buzi abari kunkurikirana ari bande. Hari ushobora kugira impuhwe z'ibibazo byanjye uyu munsi wa none akababazwa n'ibyo muri kunkorera, akababazwa nabyo, akaba yagira icyo abikoraho. Ariko se ugize umwako, ubuzima bwanjye bwa none hanga bwo kuza kwicara kwiyi kamera nambaye uko bugahinduka, wajya he? Wajye tuvugisha ukuri. Reka mbabwire rero ikintu kimwe, ngende kubwira umuntu wowe uzi ko wandiye amafaranga wese ku bintu Jojo yabashyizemo, uryo urimenge wakinisha ikipe idakinishwa. Kenzi maze gusobanukirwa ko uwigize agateba yorivo bitewe n'impamvu yihe. Mani hari igihe wicisha bugufi, ngende nabwo ati hari impano ziba ziri hanze ziteshwa agaciro. Ejo mundi ariko hari umuvandimwe wakurabuye wenda nuko utabyumvisha yaraguhamagara kuti none se mani ibyo bintu urimo byo kwitereka kuri kamera wabivuyemo kushobora kuzanabura n'akazi atazi kuri kwikorera projet yawe. Ngewe ibyo kubura akazi kw'abantu mani umuntu wese ugomba kunkenera akenera ibindimo, sibyo? Ntabwo akenera kuba wenda ufite cano. Umukire wumva ko nge nashwanye na Jojo ku mpamvu akumva ko nawe agomba kumbisa. Ese ubu noneho nuramuka wenda nko kuri thumbnail ushyizeho kwica n'iri monetize, none biraza kugenda bita. Oya nishaka ntinabimonetize, kuko numvishe umuvandimwe akubwira ngo gweragira ngo njye kukuranga ngo he watch time, narasetse. Nabwo ati umugambi w'Imana, Imana ihora ihoze. Can you imagine? Reka mbabwire ikintu kimwe, ngewe uyu munsi wa none ntabwo ibi bintu nabwo ati amafaranga nari nshoye muri filime ntabwo nari mfite intege ivuga ngo nkeneye kagaruka. Nge nashaka kwereka abanyarwanda icyo nshoboye, ariko babyishe bitaratangira. Ibaze no kuri kwima babyishe bitaratangira. Ibyo byose ni ukundwanya ku munsi wa kabiri bro. Ibyo byose ni ukundwanya, ariko uko kundwanya nta kintu cyo bitagira iherezo, sibyo? Ayo mafaranga nyimugene mwicare mutimaze muyarye mwumve mutuje. Ariko mbabwire kwanza, reka ngo urugero rumwe. Ejo bundi nge hari ibintu navuze ndavuga ngo filime y'Intimba la vie kuva nayivamo ibi byose ni depression Jojo afite. Ni depression yo kumva ko nyine kuba narivuye mu bintu byose byarangiye. Namutetse kugarura Claudine ntago arabikora, mutiye kugarura amahoro ntago arabikora. Yego urumva. Uyu munsi wa none simuhaye amezi 3. Amezi 3 niyo menshi muhaye. Aramenya ngo hari ururimi bajya banga ururimi rwoshywa n'urundi, ariko hari ururimi udashobora gukinisha no kumenyera, sibyo? Abantu benshi nabivuze bantera amabuye baravuga ngo biyaye ngo no kwigumuranga ibintu n'ibiki. Banza ndibutsa akantu, sibyo? Nibutsa akantu kamwe. Tuvugisha ukuri, wenda ngo abahoze ari inshuti ngo bagira bate, no kuvuga ngo mbyara umwana ubyara umurozi, niyo gahunda. Hasi tuvugisha ukuri, wenda ikibuga ni Kigali, sibyo? Intimba ya la vie nduzi kwa Kiramani harya ngo yatangiye filime zingahe nshyashya, ninde wundira abantu bagiye batandukanye bose. Tuvugisha ukuri ko level wari ugiye gushyiraho ku munsi wa kabiri bro, muhise muvuga ngo noneho duhise duhindura gahunda dufasha ibindi bintu bitari bihari. Kandi amakuru erega turi mu Rwanda rutoya, icyo wakora cyose iyo ugiriye umuntu ishyari ukagira ikintu runaka ukora, ibintu birivugira brother. Ngewe ikintu cyo namaze kubona, hari abantu babona ubushobozi bw'umuntu bakabutesha agaciro. Urumva? Hari abantu reba ubushobozi bw'umuntu bakabutesha agaciro, bagafata umuntu nkaho ntacyo amaze, ntacyo asobanura mu buzima bwabo, nta n'agaciro afite. Uyu munsi wana ejo nazo nsobanura navuga ati hari impano ziba ziri hanze ahangaha zirebwa zikirengagizwa zigateshwa agaciro. Ariko se bro reka wenda turebe, hari ukuntu wenda ni inama nagiriye Jojo yanga kuyumva, ndetse n'undi wese nayimugira, sibyo? Ako buriya baravuga ngo kirazira guhana wahanutse. Nyine
ariko nubona uburyo bwo kumugira inama uzayimugire mu gihe ibintu bigishoboka. Urugero impamvu ngiye nkubwira gutyo, urumva hari impano tuzanga zajya zigaragara muri sinema zikirengagizwa, urumva kandi zari zishoboye zifite nicyo zahindura mu bintu, zirahari nyinshi pe, urumva ejo ntabwo twaze dukora urutonde rw'abakinyi bakabaye bafite ikintu bakora kandi bari muri la vie kabisa, urumva muri mu ntimba ya la vie kabisa. Hari umukinyi tutavuzeho ariko nawe urebe mu baravi nanone, umuntu witwa Waigenge. Waigenge abanyagiso wakinye kwa bande wakinye abakiramani watanyanye nabo. Nese Waigenge ari muri ari mu ntimba ya none ntabwo yakinagamo mani. Reba igihagaro Waigenge uri uvukana Zaba mani, ura n'umutipe ufite tara yo kurwego hejuru w'umurigenti watanye n'abanyagiso. Waigenge ndamuzi ibaze nk'abantu nono igihagarara afite. Reba twaze tuvuga ibihagararo by'abashema by'aba Dr Manzi, uzi Waigenge bamwambitse kote. Reba Waigenge bamwambitse kote ukamugira umuntu uri smart ukamukubita seni ya danger nono kuntu byagisirika nono we n'umuraka n'umusore ufite igihagararo cy'ikintu cy'abantu cy'abasenegal nimba araba n'aba Burkinabe bano majambo bari bibikango ubundi babita Lizibu. Waigenge nawe n'umwe mu bantu bakiye mu ntimba la vie kandi ntabwo nari mbizi, ufite physical appearance nziza. Wenda Waigenge we afite specifically we afite category umuntu yamubaramo, wenda ntabwo ari kuri calibre nk'iyawe. Reka wenda turebe wowe uri guterwa amabuye kubera iyi YouTube channel nta kintu barabona. Day 1 twarashutinze dushutinga ibintu bigenda neza cyane, ariko day 2 kuko urumva ntuza njya ngira tandasi yo kuba navuga ikintu bikagarukira hafi. Mba numva nababwira igihe film izatangira gusohokera kugira ngo nyine bicare bari stand by. Ako uburyo ki muri comment baba bavuga ngo kora ibyawe tubirimo brother, tubirimo, ahubwo vuga ngo noneho kuba noneho turi no gukora ibiganiro tukanabarabura ngo tubalabule cyangwa tusibalabule. None se uribwira ngo biraba bikivugiye hehe nimba ubona batangiye kubirwanya? Ko batangiye kubirwanya, batangiye kugenda bangendaho kugira ngo atagiye ikintu kimwe ndi bukore nta kintu ngomba kugeraho. Tuzana impano nshyashya zindi zishyashya ko n'ubundi ngiye mu ntego yanjye no gufasha impano nshyashya, sibyo? No gufasha impano nshyashya, ariko izo mpano nshyashya zarizo zose n'ubundi zigira abantu bagomba kuzisupportinga, ba bantu bafite amazina bakoze, urumva bagize ikintu bubaka. Ibyo bintu nibyo nari ndi kurwana nabyo kugira ngo wenda n'uwo mwana mushyashya ngiye kuzana, urumva abone abo kuzamukiraho gukinana nabo. Ariko umwanzi w'ibihe, umwanzi w'ibyiza, umwanzi wanyu ngendaho umunsi n'amajoro arifashe aragiye, abakinyi banjye bose ababujije kugira ate kandi ubushize rwose ukuntu wagaragaje kandi ibintu bigaragara ni izina ry'Imana. Reka mbabwize ukuri bantu mukurikiye biya U250 kubeshya nibibi mwana, umuntu yagiye gutangira projet banahura n'ibizazane, sinzi niba wenda ari ishyamba, sinzi niba byaba bituruka he, sinzi niba wenda hari ikindi kintu baba bari kubona muri biyo bakavuga ndimiro bintu naramuka bikoze bishobora kuzagaragaza icyuho twari dufite. Kandi koko ese mu by'ukuri ku meza y'ibiganiro byaba byaremeye wapi? Ese ko biya yatigeze avuga ko yashwanye na Jojo, biya yuko atigeze avuga ko yavuye mu ntimba ya Ravi. Ese ubundi imusesenguye neza mwigeze mubona aho biya yavuga ngo ngewe baranyirukanye? Si Jojo we ku giti cye n'umunwa mugene mu biganiro byatambutse, Jojo se wabyivugiye ku giti cye. Bamwe bati ngo ni umunyamakuru gushuka, bamwe bati ngo uwo muntu wagutije ibyo bikoresho ukoresha muri bati aragushuka niwe wakuduteje. Ese bakabona ko nta nshuti wagira, bakabona ko nta muvandimwe wagira. Alors yes mais pas zazindi wari wampaye kunuze kuri WhatsApp. Urabona ko tuba turi ku rwego rw'amakuru, tuba turi gushaka amakuru abaharirega nuko abantu umuntu atabashaka kwiteranya n'abantu, ariko abantu batanga amakuru ari update idonido aho dutambutse, aho biyayu atambutse, umuvuga umuryo urwara, uburyo tuba turi gutegura projet bari ibi.
ko n'uwo mwibanga umugore wambaye amarinete yambaye rinete kuri profile igikanzu cy'umuhondo nyine. So biya agahinda harya ngo ntikica ngo kagira gutera mwana akagira mu bipe agahinda ntikica ngo kagira mubi. Reka mubwire ikintu kimwe umuhanzi waririmbye ngo iby'isi mugenzi yemwe iby'isi birananiye. Uwo ninde harya? Iby'isi mugenzi yemwe iby'isi nge birananiye. Okay, kwanza reka nkwereke hari ukuntu wenda njye nahoze mbivuga hano ndavuga ati narababwiye ngo urumva wenda abantu babwiye ngo wenda kwivumbura nkava kwa Jojo n'uruhare rwanjye urumva impamvu naguhaye amezi 3 ndagira nkubwire ngo wenda uwo mutima mubi sinzi nimba ngiye wawugaragaje cyangwa se nimba ari ibintu biri muri timu runaka. Kwanza reka ngwereke undi mwana wakinaga tereta Arine mu ntimba ya Ravi ejo muri Jojo urumva yagize gutya mu gitondo 11 abaramubaranguye aramwandikira 1 za mu gitondo aramubwira ati rwose nta mumaro mfitiye nta kintu kimwe kuko ariko umwana yarambanje nuko yaramwishyuje aramubwira ati Ravi tuvugishije ukuri igihe tumaranye dukora basi nta nubwo atinyuka jya mpanatike. Umwana yatwandikiye yanditse message muri groupe arabati Jojo singe wafashije biyayo naje mbona uri umubyeyi mwiza ushobora kumfasha sibyo ukamenya aho naraye ukamenya ko natashye ukamenya ko nariye yego uyu munsi wa none uru rugo narugezemo nzi kare tujye kuba famille nta tike nigeze mpakura nta umushahara kwanza reka nze muhamagare mu kiganiro wenda nabandi kuvuga ibintu undi agize gutya ariteretse reka nze baramuzi wow reka muhamagare wala bimeze bite bro? Allo uri kuri shoot mwana? Uri kuri shoot? Shyira no speaker. Allo uri kuri set? Allo we Dodos shyira no Dodo bari kuri shoot turekana njye muhamagara njye mubaze gato numva. Dodo bimeze bite mwana? Yes. Nibiya y'umuvugana? Yo biyayo. Wagwani. You fresh my brother. Umeze fresh sana. Ewa na amahoro musa. Ariko ngo nawe ngo wahetse ibyuma n'intuzi urataha. Bimeze bite mwana ko twaburanye? Cha twaraburanye ipfa kuguruka nyine musaza. Bimeze bite so? Sha ni fresh nyine by'umwihariko. Ngiye rero nguhamagaye ndi mu kiganiro. Uri mu kiganiro right now? Ndi mu kiganiro kabisa. Ko ndi muri shoot se ubu ngubu ntabwo nkeneye iminota myinshi. Oya ntago ari iminota myinshi. Urumva nyine akantu kanteye amatsiko gatumye nguhamagara. Umwe mu bakinyi bahagaze neza mu ruganda rwa sinema bafite n'isuri kurura abakobwa ndetse n'abagore. Umwe mu basore bigaragaje neza mu ntimba ya Ravi narumvishe ngo nawe ngo burya ngo ryaremye abagome. Urumva ngo nawe ngo barakugewuye dango ibintu ngo byaranze. Bonanje Nawe ngo ibintu ngo byaranze. Nashatse kukubaza Ravi wowe mwapfuye iki wenda ko ngewe ngo nari narananiranye ntacyo nari nshowe nta nicyo nakoze. Nta nicyo namaze igihe cyose twamaranye ntacyo namaze mu ntimba ya Ravi nkawe wazize iki n'uburyo witonda. uburyo nitonda kabisa ngewe mani. Nge twapfuye ko yanyishongoyeho gusa. Yakwishongoyeho? Yanyishongoyeho bimwe bitabaho. Yanyishongoyeho mbona nta bintu biri kugenda neza Nasomye message wamwandikiye uri kumubwira uburyo bababajwe na message yakwandikiye.
nasomye ahantu wamubwije ukuri mu kinyarwanda uramubwira ngo ntabwo narinze ko wanyishongora bigeze aho ngaho, umwandikira mesaje ivuga ngo n'ubundi nahabaye nzi ko ari mu rugo ariko nta tike nta mushahara ntaki. Ndavuga ati se ku muvandimwe atubwira ko amafaranga yaduhata ayo mafaranga ni ukuvuga ngo ni isitori ndende, ariko kubera ko ndi muri shuti wenda reka uzategura umunsi nze tuganire gutya turi kumwe. Ariko ewana isitori nyine urumva iriya mesaje ikubiyemo byinshi cyane, n'igihe twari tumaranye cyo guhera kuri filime ye ya mbere nyine iriya yitwaga Ravi ya mbere impeta, iriya twari turimo na ba Nike n'abandi. So rero urumva ni isitori ya danje, ni isitori ndende, reka tuzahuze ntari turi kumwe gutya ntari bivuze ngo wari umwe muri ya timu yari yarambwiye ngo yari afite na mbere. Ndi muri timu ya mbere yahereyeho ka mbere na mbere. Njye yaransomye yambwira ko ntari muri timu ye, none numva nabo muri timu yarabafashe nkuko yamfashe. None ntabwo wari urimo twari turimo umva se. Umva mu magambo make akantu ka nyuma. Ikintu ushaka kumenya koko wakiniraga ubuntu cyangwa yaraguhembaga? No kandi nkubwira ngo ni story ndende. Ari nuze nagiye nza. Hari iminsi nagiye nza bikarangira ntacyo gutyo. Ariko mbereho narahembwa muri ziriya boro za mbere ikorana muri ziriya zabanje. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni story ndende, reka nzaze tuganire ntari turi kumwe. Ndikubwire zose nyine ibyo byose byagiye biza, n'impamvu reka ntatangiranye n'intimba yaravanye kubwira. Nari reka ntigiye gukina mari, niyo mpamvu ndi kwihuta. Reka uguze kumpamagara twaye ikiganiro duhane umunsi turi twese. Wana nta kibazo kabisa, nzagutunuze twicare tuyavuge. Sawa nari sawa pa, akazi keza. Uwo akaba ari ubundi uyu nguyu yakinaga ari uteretana na Aline mu nimba ya Ravi. Bagize gutyo ejo muri bakubita ishene ngo cyu. Bivuze ngo muri make mwira minsi bari byamaze kumenyekana ko nyine Shema avuyemo mu byo kugira ngo Ravi bamenye ko bafitanye isano na Shema, baravuze ati reka ze tumuzane undi mugabo ugomba kwitereka hariya ariko agamije kumurya ibiceri. Urumva uyu munsi rero nawe nyuma yo kubona ko nta kintu yakuraga mu ntimba ya Ravi, nawe bura nimba none ngo nta nubwo yateranyije ngo abonemo cya cy'umunani ku kwezi. Ayo we urumva ararebye aravuze ati rero kugira ngo umeze kuba muri ubu buzima reka nigendere. Ngewe ariko ibyo ngibyo simbyo nari nangamije ahanini, kuko ibijyanye no gutanga amafaranga ku ba boss ibyo bimaze kuba rwa sereri, ariko si bose ntago ari bose ari abantu bishyura. Nge nabampaye agaciro bampembye rwose, respect rwose barakoze, ndetse n'abandi bakinkoresha ubu ngubu. Ngewe ntabwo nge niyo unsabye kuza gukinira ku buntu naza pe ni ibintu bisanzwe, kuko twese tuba mu bintu dufashanya. Urumva tuba mu bintu dufashanya, uyu munsi nagukina ubufasha nawe wankina ubufasha, ahubwo ikintu nyine kiba cyanze nimba umuntu mwumvikanye ibintu. Urumva nimba umuntu mwumvikanye ibintu muvate tugiye gukorana muri ubu buryo, umuntu nabyubahiriza. Nimba ari bitanu banyemere kujya umpemba bimenye ko wabimpaye. Ariko nimba ugiye kuharanira inyungu zawe nibyo bitanu wanyemera ukabutabimpa nta kintu kirimo. Majinga rero nge ntabwo naje ku mpamvu yo kuvuga ngo wenda ngo ngiye gukora ku ibyo ngibyo nta nubwo byari ngombwa. Kuko navuze ati ibigano bya Jojo ntabwo nshaka kuzongera kubigarukaho. Ikintu cyonyine nge nashaka cyonyine ikintu nashaka kumezaho gasopo ya nyuma na n'uyu munota ya nyuma. Ravi ndagira nkubwire kino kintu, ba wowe nanjye mbenge nurangiza wite ku bintu byawe, sibyo? Wite ku bintu byawe, yego, utandukane n'ibintu byanjye. Urumva uyu munsi wa none ugiye gukora filime yawe. Ira filime ni ya kabiri, ni ya kabiri. Buriya ntabwo isa flopping. Oya reka mbwira ikintu kimwe, rega man buriya mu buzima bwose burya uzige gusenga, uhe guha agaciro ibikorwa byawe, ndetse we n'agaciro abantu mu bibanamo. Kuko nudasenga ngo nyine usaba Imana igufashe ikublessinge kurya ibyo bikorwa byawe biri buze gukundwa, nta uzagera. Ariko nubijyamo ufite umutima mubi w'urwangano. Oya hari ukujya mu kintu
ari bwo bwa mbere ukibonye aho kugira ngo utuze kuko wakigezemo ugasanga babandi batakivukima babandi tujya twita ngo ni nyirabuheri ahantu hose ukanduranya ntumenye gutandukanya ngo ninde nkingi ya mwamba ninde ugomba gukora bino bintu ugasanga nyine uri gukomeza wivuruguta nibyo bita gukora ibintu mu kajagari bidateguye bitafite plan okay nimba koko ndajya okay namuhereze umukoro homework Jojo nimba uri umwanditsi mwiza hajya ira filime agiye gukora yitwa ira filime agiye gukora nimba ari intuze y'amaraso ngo nimba ari sinzi ntabwo nabirebye neza gusa ninde ngewe ikintu nshaka kumuhezaho nk'umukoro kugira amenye itandukaniro ry'intama n'ifarashi sibyo ati intama n'ifarashi ni intama n'ifarashi urumva ngewe ndagira ngo niba ari umuntu w'umuhanga mu bijyanye n'imyandikire urumva mu bijyanye n'imikorere uyu munsi wa none filime agiye gukora reka turebe imbaraga zayo turebe n'icyo ashoboye turebe ko kwandika kwanjye n'ukwe bizahura wenda aho ngaho haba hajemo kuvuga ngo urumva ngo ngewe runaka haba hajemo kuvuga ngo ngewe nigaragaza ahubwo se wowe filime uzakora wenda nubwo batangiye kubininyamo gakeya filime uzakora barabizi neza ko iri serious niko biyayo barabizi neza ko filime uri gutegura nubwo bagize gutya abakinnyi bamwe na bamwe b'abasitari bakababuza ngo bataza kugaragara kuri kamera zawe kandi wanabishyuye ubu baraza kugukira ngiye reka nkubwira ikintu kimwe ndajya nambahereze gahunda uko iteye uyu Ravi agiye gukora filime yitwa ngo ibikomere by'umutima wow Ravi niyo filime ugiye kwandika nyuma y'uko ngukoreye izina ahubwo yarangije kubenda kuyandika yakoze filime yitwa Impeta iraforopinga akora Ravi iraforopinga uyu munsi wa none namukoreye intimba ya Ravi irazamuka yubaka urwego rwe amaze kuba umusitari uri ku rwego hejuru uyu munsi wa none ugiye gukora filime nyuma y'uko ukoze ebyiri zigaforopinga nkagukorera imwe igahitinga ugiye kwikorera iya gatatu yawe ibikomere by'umutima my friend mumbare muzayijajingira filime sibyo turebe abajemo na gapromosiyo ipromotinga urumva reka nyivuge yitwa ibikomere by'umutima ni filime igiye kuzagica ubwo urumva ko hariya yamaze kubona urumva Jojo kujya anajye kwirirwa kubita hariya reba ko ntureba ko yavuze ngo agiye kujya uploadinga episode imwe yabahaga bigiri impamvu nta yindi yabiteye arakinisha abande ntaba hari urumva inkingi za mwamba yarazirukanye mugira n'inama ngazigarure byaramunaniye ubwo rero yarebye aravuga ati n'ubundi biri kwanga reka nze mbakubita episode imwe nayo igiza saa 5 ubundi mbite ndebe mburu uko ngira nyererende ngirirende ndirirende mbakubita ibikomere by'umutima iyo mavandimwe bakunzi babiya yo 250 mu mbabarire rwose Jojo ni inshuti yanjye Jojo twarabanye mu mbabarire bakomeze mu mukuri mujye kuri Jojo Ravi mukore subscribe nimurangiza muzakurikirana ndembe yitwa ibikomere by'umutima ariko ngo umaze kuba munini ayo niyo makuru agenda kuyimyana gusa reka mbabwire ikintu kimwe ndajya mbabwire ngo kuba sinzacibwa intege n'amatwi y'abantu n'amagambo y'abantu sinzacibwa intege n'abangendaho kuko nabo batangiye nkawe nabo mwatangiye nka oya ngiye nta nubwo batangiye nkanye bro muri bo bose nta nubwo ugize ufungura cano iba monetize mu minsi 3 mu minsi 3 byo ni ubu ngende ku rwego rumwe na Cristiano nkaba ndi ku rwego rwa mbere mu Rwanda wafunguye cano iba monetize mu minsi 3 barandoga baranyica Yesu we ati karibure munyica nyawe reka dore n'uburi nikiniraga ntago iri monetize bwira abantu bari mu Bushinwa badukurikirana uburyo biya 250 iri kugenda izamuka no mu Rwanda benda kukwica bibabwire mu Gishinwa yego shisha wa tatakwishiki imangiye biya 250 niyo kujemo utacha atakukimemu nya mcho niyo kushimuti nakuchine manja cha tatuchinyenye au chi sinema michi nyonye Uganda ni ndo kujya buchino kuni minji niyo atawuti nina uchi nina
netakuti ni biyayu netakuti nya mcho atakuti ni uzi mu takuti ni simu nyo netakuti ni nda atakuti takuti mu to kucha ni na chi ya ni uji mu ti ni sinwa sitakuti mi ndia shinama atakuti ni ku to sinwa shino ti na nye mu na mcho ni no go te kute tatakuti nye cinema mu Rwanda di to ko to so ngo je atakuti ni buchi ni nta atakuti ni to takuti sinwa biya ni yo shinwa ndababwiye ngo urumva bajye kuri biya 250 mcyo bakande subscribe cinema mu Rwanda tutakuti yo genze iyi cinema yo mu Rwanda yaranyihaye nitakuti ni usina tubasebye tubasebye kinshawa buri mushinwa wese mcyo kanda subscribe urumva maze ndebe ngo bazantwara iki ndagira ngo rero mbabwire ikintu kimwe bakunzi babiya 250 nta bwicana ryo kujya nkoreraho ibiganiro ngewe n'ubwo guse abanzi banjye bashaka kunyubikira imbe ari ndimo ngo umwanzi wanjye ngari gusaba ngo murekure ya Logan Joe umwanzi wanjye ari gusaba ngo murekure nanjye umwanzi ashaka kumurekura kandi ntago bazi ko ibintu ari party today bikora mahomi ndagiye mbabwire ngo rero reka bakunzi babiya 250 aba bafana babo bafata nk'amagi reka natwe tubarye nk'isamaki tubajogore amagufa ku ruhande mane reka mbabwire ikintu kimwe buriya iyo wavukanye igikundiro umwanzi wawe niyo yakurwanya 100% akagutega imitego mitindi yari yo yose narababwiye kuba tutavuga soko y'imitwe iri mu busa nabonye abahetazi benshi bifuza kudusenya ariko kubw'urukundo munyereka tuzabaha byinshi so mbabwira ngo rero umuntu wifuza gukorana nanjye aho ngo hari nimero yanjye ya telefone 0783 ariko 01 ariko ntukagende 60 ntukagende utavuze ko wabaye munini bakorera munini hode munini this is my gangi nuko rero kana akagaruka rero hano kuri biya 250